tubahaye ikaze kuri Blabla Talk. Nongeye kuguha ikaze kuri no Blabla Talk. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira tuvuga ngo niba wizera Imana ukaba uyikunda ukaba uyishaka ukaba uyemera nk'umukiza wawe kandi ukaba uri umuntu ufite akazi ariko karimo ingorane, karimo amakuba, karimo ibyago, karimo gutotezwa kandi kakaba karimo intambara ubona zikomeye, hari uburyo ushobora gusenga mu magambo makeya ugahamagara Imana nk'umuntu w'umuprofessionnel, nk'umuntu ukora akazi, nk'umuntu w'umunyacyubahiro, nk'umuntu ubaha Imana kandi nk'umuntu rwose ushaka kubana n'Imana neza mu kazi kawe. Senga isengesho riteye gutya tugiye kuvuga, biratuma Imana ikurwanirira, ikwagurira imbago kandi igendane nawe mu kazi, ubona ibintu byose biragenda neza. Hari abantu rero benshi bakunda Imana ariko buri gitondo bajya ku kazi bafite imitima iremereye, bafite imitima ibabaye, bafite imitima ifite agahinda. Hari uwugarijwe n'umukoresha umwanga, hari uwugarijwe nabo bakorana batamukunda cyangwa se bamuharabika, hari ufite umutwaro w'akazi urenze ubushobozi bwe, hari utinya kwirukanwa, hari ubona umusaruro nubwo akora cyane akabona umusaruro ntabwo uboneka, hari n'uhembwa amafaranga adahagije kandi yumva by'ukuri bagombye kumwongeza kugira ngo abone uko atunga umuryango, abone uko akemura ibibazo bye bya buri munsi, akumva biramuremereye cyane, biramubabaje, biranamuhangayikishije. Hari amagambo make ushobora kuvuga ukayabwira Imana ikayumva kandi ikagira icyo gukorera mu gihe nyacyo. Hari n'abantu bibaza bati ko nsenga kuki ibi bibazo bihora binzaho, kuki nk'izi ngorane zihoraho zinzaho buri munsi nk'aho ari njye zireba njye nyine. Ariko Bibiliya ntabwo idusezeranya ubuzima butagira ibigeragezo, ahubwo idusezeranya ko Imana izabana natwe no mu bigeragezo no mu kaga, kuko iravuga ngo nunyura mu mazi ntabwo azagutembana, nunyura no mu muriro ntabwo uzashya. Iyo Daniyeli cyangwa se igihe Daniyeli yajugunywaga mu rwobo rw'intare, Imana ntabwo yahise ikuraho intare ngo izivane mu nzira, ahubwo yafunze iminwa yazo. Abasore batatu bajugunywa mu muriro ngo ni Saduraka, Meshaki na Abedenego niba ari ukubazi, igihe batabwaga mu itanura ry'umuriro, Imana ntabwo yahagaritse umuriro, ntabwo yawuzimije, ntabwo yasutsemo amazi ngo uzime, ahubwo yabanye nabo hagati muri uwo muriro. Urumva ukuntu biba byagenze, ishobora kukureka ukabijyamo ariko ikabana nawe. Ibyo bivuze ko hari igihe Imana idahita ikuvana mu kibazo, ahubwo ikakugumishamo, ikaguhaho imbaraga, ikaguhamo imbaraga kugira ngo ugitsinde cyangwa se uwo muriro ubashe kuwutambuka mudahiye. Kuko bari abahungu batatu ngo basohotse mu muriro ngo nta n'agasatsi kabo kanukaho umwotsi, bivuga ko nta n'agasatsi kigeze gashya. Tekereza gutabwa mu itanura ry'umuriro ukavamo nta n'agasatsi na kamwe kahiye. Ni ikintu gikomeye cyane, n'imbaraga z'Imana ndetse n'ubutware bw'Imana burenze uko umuntu ashobora kubutekereza. Iyo ugiye mu kazi rero buri munsi, jya wibuka ko aho ukorera atari wowe wenyine uhareba cyangwa se atari bo bonyine bakureba, ahubwo n'Imana nayo ibihareba, ibikureba kandi bizi ibyo unyuramo byose. Ni byiza rero kuyiringira ukanayisaba, uri umuprofessionnel rwose uzi ubwenge, ukora akazi kanejeje gahambaye abandi bareba kumva barakishimiye. Jya umenya ngo hari ukuntu Imana nayo ibibizi ikwitegereza, ariko ni byiza no kuyiringira kuko Imana ni nyembaraga. Abantu rero bashobora kuguca intege, abantu bashobora kukuvuga nabi cyangwa se bakanakurenganya, bakagusebya, bakagutangira raporo mbi, bakavuga ko ukora nabi kandi ukora neza. Ariko Imana ibona ibyo umuntu atabona, imenya neza kuri kurengana, ikamenya neza ko ibiyo ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Niyo mpamvu rero mbere yo gusohoka uva mu rugo uri umuprofessionnel, ujya mu kazi kawe, aho gutwara imodoka n'ubwoba cyangwa n'umujinya,
ushobora kubanza gushyira uwo munsi wawe mu maboko y'Imana mu byerekeranye n'akazi kawe. Ushobora kuvuga amagambo make rwose, ugakora isengesho rimeze gutya, ukavuga uti data wo mu ijuru, uti ndagushimira kuko uyu munsi uwumpaye nk'impano kugira ngo ngukoreremo, ngugendemo kandi nkubemo. Uzi aho ngiye gukorera, uzi abantu ngiye guhura nabo, kandi uzi ibibazo bishobora kumbaho mbere y'uko biba. Ndagusaba ngo ujye imbere yanjye, umbere ubwenge, umbere ubuhanga, umpe ubwenge n'ubuhanga bwo kuvuga igihe nkwiye kuvuga, no guceceka igihe guceceka ari byo byiza. Ntukundire amagambo yanjye ko ashobora gusohoka agateza amakimbirane. Ntukundire ko abantu bafite imigambi mibi kuri jye bigaragaza kandi babasha kuyigeraho. Niba hari akarengane ngomba guhura nako, mu mutima wo kukihanganira no gukomeza gukora icyiza. Niba hari icyemezo gikomeye ngomba gufata uyu munsi, nyobora kugira ngo ntazayobya cyangwa se mwoshywa n'ubwoba n'amarangamutima ngakora ibyo udashaka. Mpa amahoro mu mutima, umpe gukora umurimo wanjye nk'uwugukorera, si nk'ukorera abantu gusa n'igihembo. Si uko ngomba kuba nyakabyizi, ahubwo mbikore byose nkubahisha kandi ari nk'aho ari wowe nkorera. Kandi niba hari urugi rugomba gukingurwa ku bw'umugisha wanjye, ku bw'ejo hanjye, nta muntu n'umwe ukwiye kurukinga kandi ntihagire urukinga. Niba hari n'urugi rugomba gukingwa kuko rutari rwiza kuri yewe, umpe kubyemera, imiryango ikingwe kuko atari myiza itanzanira ibyiza. Urangiza uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo niho mbisabye nizeye, amina. Ariko hari ikintu ukwiye kumenya, hari ikintu kimwe abantu benshi bibagirwa. Isengesho si uburyo bwo gusimbuza inshingano zawe ngo ndasenze ubwo inshingano ndazirengagiza. Oya, ntusenge ngo Imana iguhe akazi keza kandi nugera ku kazi ujye wirirwa wicaye nta kintu uri gukora, cyangwa se ujye usanga buri munsi ninde wakererewe. Ni wowe wakererewe, ni waje nyuma y'abandi, ni wowe bari kwiyama kugera ku kazi amasaha yarenze. Ntusenge ngo igukize amakosa kandi wirengagize gukora amahugurwa agendanye n'akazi ukora kugira ngo ukamenye, cyangwa se ngo wubahirize amabwiriza y'akazi kuko aba yanditse. N'iyo bagiye kuguha akazi barabanza bakayakubwira, bakakubwira uko bigenda. Ntusenge ngo ikurwanirire mu gihe nawe uri gukora ibikorwa bidakwiye, ibikorwa byo guprovoka abandi, ibikorwa byo guteza amakimbirane no gukurura impagarara, ngo utangire ubwira Imana ngo Mana undinde. Oya, nusenga wirinde ibikorwa nk'ibyo bibi byagukururira ingorane. Imana ikunda guha umugisha umuntu ukora ibyo ashoboye, hanyuma ikuzuzaho ubushobozi bwe bugarukira. Icyo kintu ukimenye neza. Niba uri mu kazi kagoye muri iki gihe, ntugacike intege, wicike intege rwose. Akazi kawe siko kagena ejo hawe, nubwo bwose gashobora kubigiramo uruhare. Imana niyihagena inyuze mu byo wakoze, inyuze mu bigukikije, inyuze no mu byo yemeye ko bikugeraho. Komeza gusenga, komeza gukora neza, komeza kuba inyangamugayo, kandi wiringire ko Imana ishobora guhindura ibintu mu buryo utatekerezaga bikaba byiza kandi bikaba byiza cyane. Hari inzugi umuntu adashobora gukinga ariko Imana yo ikazikingura. Hari n'inzugi umuntu adashobora gukingura ariko Imana ikaba yazikingura ikaguha umugisha. Ishobora no kwirengagiza amahame ariho ikaguha umugisha kandi ikakugira neza. Hari imitima umuntu adashobora guhindura ariko Imana yo ishobora kuyihindura. Niba hari umutima w'umuntu ukwanga, uramutse ukoze ibyiza ukamusengera ukamushyira mu maboko y'Imana, Imana ibasha guhindura umutima we ikaguha kubana nawe neza, akajya kureba ijisho ryiza. Ushobora gusengera umuyobozi wawe akakureba ijisho ryiza kandi ukamugiraho umugisha. Ibyo bintu rwose birashoboka. Hari ibibazo rero umuntu adashobora gukemura ariko Imana yo ikabibonamo igisubizo, ikabibonera igisubizo, ikagucisha mu bintu bikomeye ukabona ugeze mu bintu byiza ndetse by'umugisha.
Niba wizera rero ko Imana ishobora kugira neza, ntukajye usohoka mu rugo uteretse Imana akazi kawe, uteretse Imana urugendo rwawe, kandi ukayereka n'abayobozi bawe, ukayisaba kwiguha imbaraga zo kugira ngo bikore neza. Iyi ni Braba Talk rero, reka nkubwire ngo gira impagarike n'ubugingo kandi ubigire byombi kuko ni ingenzi. Uba umunyabwenge, uba umuhanga kuko nibyo bidukwiye muri ubu buzima bwa none. Icyo kiganiro cyacu niba ugikunze, icyo gukora urakizi, tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha. Reka nkubwire ngo gira umunsi mwiza. Braba Talk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije muntu, kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kubishakira ibisubizo. Braba Talk.